bamwe bazihimbaga bazi ko batazongera kubaho. Ibituro byabo byabaga bibegereye cyane ku buryo nta bindi byiringiro byo kuzongera kubaho bari bafite. Babaga barazahajwe cyane n'indwara zo mu ngingo zabo ku buryo bahoraga baribwa ariko bagakomera mu minsi mibi y'imibabaro yabo. Bamwe ntibabaga babona, babaga bumva gusa. Benshi babaga bashima Imana ko yemeye ko babaho gutyo mu burwayi bwabo, kandi babaga baramaze kwiyakira nk'abanyeshuri beza mu bihe nk'ibyo by'ishuri ry'uburibwe bwabo. Benshi byarabagoraga kuririmba kubw'uburibwe, ahubwo bakandika bashinyiriza. Twaguteguriye indirimbo 5 by'umwihariko zahimbwe n'abarwayi. Mbese urarembye? Urumva uburaho gato cyane ngo amateka yawe y'ubuzima bwawe wagiriye muri ubu bugingo arangire? Urababaye cyane ku buryo nta byiringiro by'ejo hazaza usigaranye? Ntabwo nzi niba wabasha gukurikira aya mateka y'izi ndirimbo zahimbwe na bagenzi bawe babaga baryamye kubw'uburwayi. Ahari yagutera imbaraga ukongera gukomera. Byashoboka se ko waririmba imwe muri izi ndirimbo? Niba kandi utabishobora, saba abakurwaje kukuririmbira imwe muri izi ndirimbo. Ahari umutima wawe wakongera kugira ibyiringiro, ugakomerera muri ibyo bihe bibi bikugose. Muri aya mateka y'izi ndirimbo uri kumwe na Jacques Lameke, kandi uko waba uri kose tuguhaye ikaze muri aya mateka ngo ukomere, komera. Ku mwanya wa 5 hari indirimbo ivuga ngo hari irembo ryuguruwe. Iyi ndirimbo yahimbwe n'umurwayi witwaga Lydia Odell Baxter. Yabayeho imyaka 65, ariko imyinshi muri iyo myaka yayimaze mu gitanda cye kubw'uburwayi bwe. Yavukiye muri Amerika, ariko kenshi inshuti yarazi n'abahoraga baje kumurwaza nibo bari barabaye inshuti ze. Ubwo yaburaga imyaka 3 ngo apfe, nibwo yahimbye iyi ndirimbo hari irembo ryuguruwe. Kuri we irembo niyo yari inkoni yo kwishingikirizaho mu burwayi bwe. Yari yakiriye, kuko uko byagenda kose yahoraga abona ko nta kundi kuzongera gukira ngo abeho nk'uko kera yari ameze ubwo yari akiri muto. Mu cya 874 nibwo Lydia yaje gupfa. Ibanga rya Lydia igihe yabaga babazwa n'umubiri kwari ugutakambira Imana ye ngo imworohereze yongera atuze. Nawe igihe cyose ugeze mu bihe nk'ibyo, jya umera nka Lydia, uririmba uti mbega ineza n'imbabazi byatumye nugururirwa, nugururiwe. Imana ihimbazwe. Ntugahanga amaso yawe ku mubabaro wawe, ahubwo jya uyahanga kukiza umubabaro wawe. Ku mwanya wa 4 mu ndirimbo zahimbwe n'abarwayi hari indirimbo ivuga ngo nkunda kunguka ibya Yesu, nunguka ibya Yesu. Uyu muntu wavugaga ko akunda kunguka ibya Yesu ntiyabyungukaga amerewe neza mu mubiri. Yahimbye iyi ndirimbo yaramugaye, kandi ubumuga bwe bwahoraga bubabaza umubiri we. Eliza Edmonds Hewitt niwe wahimbye iyi ndirimbo. Eliza yari yaraheze mu gitanda, uburwayi bwe yari yarabutewe n'umunyeshuri we. Ubwo Eliza yigishaga abanyeshuri, umunyeshuri umwe yarakosheje, maze Eliza nk'umwarimu we ashaka kumuhana. Agiye guhana uyu mwana nawe yahise abangura urushyi ruremereye arukubita mwarimu Eliza. Eliza yahise amugara cyane, arababara kugeza ubwo bamujyanye kwa muganga. Kwa muganga bamubwiye ko uburwayi bwe butazakira, maze kuva ubwo agisezererwa yahise aba inshuti y'uburiri, kandi yahise asubira mu rugo rwe akajya yihimbira ibisigo n'indirimbo. Uwo murwayi niwe wahimbye iyi ndirimbo ivuga ngo nunguka ibya Yesu. Eliza nubwo yari aryamye ku gatanda ko mu rugo, yahoraga yunguka ijambo ry'Imana. Ryari ryaramubereye inshuti ikomeye mu burwayi bwe. Ijambo ry'Imana ryari ryaramubereye isoko idudubiza mu bugingo bwe. Iyi ndirimbo
jya uyiririmba niwumva uburwayi bwawe bwakujujubije, imyuka mibi y'uburwayi izajya ihunga. uri umuprotesitanti, jya urambura igitabo cyo gushimisha Imana, dore n'indirimbo y'191 mu itorero ryawe. uri umudivantiste, ni iya 61 mu guhimbaza Imana. ntukababare kandi ufite iyi ndirimbo, jya uyiririmba cyangwa ubwire ukurwaje akuririmbire iyo ndirimbo, nkunda kunguka ibya Yesu. Ku mwanya wa 3 twaguteguriye indirimbo ivuga ngo ubunje uko ndi. iyi ndirimbo yahimbwe n'umurwayi wari wararembye cyane yitwaga Elliot Charlotte, ariko mu burwayi bwe yasigaranye ibi bintu ngiye kukubwira. yasigaranye guhimba indirimbo, kuririmba no kwiga Bibiliya. umuhimbyi w'iyi ndirimbo, hejuru yo kurwara kwe gukomeye, hiyongereyeho no gupfusha be benshi. urupfu n'indwara byaramugerageje cyane ngo bimukure kuri Yesu, ariko nawe yagumye ku Mana. none se yari kujyayo handi uretse kuza uko yari ari kuri Yesu? uyu muhimbyi yiberaga mu rugo ategereje kuzipfira. mbere yo gupfa kwa Charlotte Elliot, atakiri gushobora kujya mu materaniro ngo asengane n'abandi, yavuze amagambo ababaje. yaravuze ati, Bibiliya yanjye niyo torero ryanjye, niho mbona gushima, niyo zaburi yo gusingiza kwanjye, kandi byose nshobora gushaka niho mbibona. igihe cyose Charlotte yasomaga Bibiliya ye, kandi yari yaramubereye umuti utuma atakigirira ubwoba ahazaza he. mu cya 871 Charlotte yarapfuye. yapfuye yishwe na ya ndwara ye. uko waba uri kose, ntugahunge Bibiliya, ijye kubera ibyiringiro, kuko niyo yonyine yongera kukwambutsa ahijimye, ikakwereka ikindi gihugu kitabamo ibitaro n'inzu z'abarwayi. ku mwanya wa 2 turahasanga indirimbo ivuga ngo nta nshuti nziza nka Yesu. abaprotesitanti bayita ngo Yesu niwe nshuti yacu. yahimbwe n'umusore wari warababaye cyane yitwaga Scriven. yakunze abakobwa babiri, bose bagapfa batarabana, kandi bapfaga habura amasaha make ngo umunsi w'ubukwe bwabo ugere. umutima w'uyu musore wari waratenebutse cyane, maze muri we yumva yanze isi. ubwo amakuru yageraga kuri uyu musore wari uri mu mahanga ya Canada, amubwira ko mama warwaye cyane ndetse agiye gupfa, uyu musore wari warabuze uko abigenza, yandikiye mama we wari urembye cyane amagambo akomeye. kandi amagambo yandikiye uyu mubyeyi we ni amagambo y'iyi ndirimbo ivuga ngo Yesu niwe nshuti yacu. nta nshuti nziza nka Yesu. nawe aho waba urwariye hose, uburwayi waba urwaye bwose, jya uririmba iyi ndirimbo ikubwira ko Yesu ari we nshuti yacu, kandi ko nta nshuti nziza nka Yesu. mu bihe ibyo ari byo byose, ubasha kugira inshuti nyinshi zigusura ndetse zikagusengera, zagutangira amafaranga menshi yo kwivuza, zakugemurira cyangwa se zakwibutsa amateka meza wagiriye mu isi, zakwibutsa amasezerano y'Imana ku barwayi. ariko nizimara kugenda utakiri kumwe n'andi majwi menshi, uri wenyine aho urwariye, jya uvuga uti, jya ubwanjye nubwo ndwaye gutya, nzi ko nta nshuti nziza nka Yesu. Yesu niwe nshuti yanjye. ku mwanya wa 1 hari indirimbo ivuga ngo ungumane. ungumane ko bugiye kwira, haje umwijima mwamungumane. byashoboka ko uburwayi bwawe butazakira, muganga yarabikubwiye, cyangwa nawe ubona ko ariyo maherezo yawe. iyi ndirimbo ungumane ni yawe nshuti muvandimwe. yahimbwe n'umuhimbyi wari watumiwe gusezeraho ku nshuti ye bwa nyuma, yari igiye gupfa. umuryango w'uyu murwayi wari umukikije, yari arembye cyane. muri we yabonaga ko agiye kwinjira mu gicucu cy'urupfu, atazongera kubaho. uyu murwayi yitwaga William Augustus. umuryango we wabonaga ko isaha n'isaha William ashobora guhera umwuka we wa nyuma.
William yumvaga ari wenyine nubwo umuryango we n'inshuti ye Light umuhimbyi w'iyi ndirimbo bari bari kumwe. Uko kumva ari wenyine kandi afite ubwoba byamuteye buri kanya guhora avuga ati ungumane, ungumane, ungumane. Aho yari aryamye aho amagambo ye yari ungumane. Amaso ya William yakubitanaga n'urupfu maze akagira ubwoba akabwira Imana ati mwami ungumane nubwo bagenzi banjye bansiga, mwami ungumane. Ubwo ya nshuti ya William yari imaze gutandukana n'uyu muryango nibwo yaje guhimba iyi ndirimbo maze ayishingira ku magambo ya wa murwayi avuga ngo ungumane, nawe ayita ngo ungumane. Ni indirimbo umurwayi ubona ko atazakira habura gato ngo apfe akwiriye kuririmba. Ntugatinye kuririmba iyi ndirimbo ugeze mu bihe byawe bya nyuma, kuko na Yesu ubwo umutima we wari ugiye guca yaravuze ati mwami mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye, maze arunama umutima uraca. Ni indirimbo kandi ukwiriye kuririmba igihe ugiye kwinjira mu mwijima, ugiye kuryama, ukwiriye kwiragiza Imana kuko nta cyiza cy'ijoro. Ni indirimbo ukwiriye kuririmba kandi ugiye gutandukana n'abawe, usaba Imana ngo ikugumane. Wakoze kubana natwe mu ndirimbo zibabaje waririmbira umurwayi mu gihe umutima we utenebutse cyane, cyangwa nawe yashobora kuziririmba nk'uko bano bahimbyi baziririmbaga, akaziririmba agasinzirira mu mahoro y'umutima kandi agasinzirana ibyiringiro byo kuzongera kubaho nyuma y'ubu buzima. Imana iguha umugisha. Wari kumwe na Jacques Lameke. Gira amahoro, nkwifurije ibihe byiza, kandi aho waba urwariye hose, uburwayi waba urwaye ubwo ari bwo bwose, komera kandi ushikame kuko Imana iri kumwe nawe. Under SCDA Imnizi.